se Yes. natwe turaba mwabaga se ko mwatinze kuza Akazi kari karaduteze n'ubu ngubu ngiye kugenda tu rero narinzanye mushiki nari nje mu rugo engarutse wabe hano ngiye nkomeze mu kazi nk'ibisanzwe aze hano muzanye gukora iki nari nje mu rugo birasaba ko mbanza arabigusobanurira ibintu mwabipanze gute ako ndumva bidasaba ko dusobanura dupanga iki nari nje mu rugo ntabwo turi kugusaba njye nje mu rugo iwacu ndagarutse nje mu rugo muri make kandi ntabwo njye ndi kubigusaba muyampe neza ntabwo njyewe nari nje mu rugo ariko njye ntabwo ugiye kumvira njye nari ngarutse mu rugo nakwanza nje mu rugo ntabwo ngarutse mu rugo ahubwo reka njye mu cyumba ndumva ibyawe ntazi ntabwo asigera ntibuke n'ubu hanyuma rero ndumva nagenda ariko amasura yanyu mbonye nyine ntabe nka ya mukase n'umukobwa byari byo ariko ndi kubona atarigeze ahinduka nta kibazo ndifata nk'umuntu mukuru ariko mushiki agomba kumwigisha ntabwo ari ukwifata nk'umuntu mukuru ahubwo wowe wifate nk'ugiye kurera umwana biraterwa n'uko umwana yitwara ariko nabonye atigeze ahinduka nta kibazo ndumva nta kibazo kiri buze kuba mfite ubwoba byagenze bite ako wese undi uri kumbaza iki wambwire ko nanagufasha uri kumbaza iki se umfashe iki ntagiye nagufasha ariko ase ubundi si wa mupolisi ra ko numvise se ngo wavuye mu gipolisi byagenze ute ntiyanakivuye nuse wamfasha gute waravuye mu gipolisi byaterwa n'uburyo nagufasha mu bukene mfite ubwoba ngende yari haruguru umuntu baramuhamagaye kuri fone arambwira ngo umuhungu wa Horton arambwira ati ngo hari video nabafashe kuko basanzwe ari ibyihebe kandi abizi gufata video byihebe no kwishira mu kangaratete maze arambwira ati ngo nutamereza video ndagusanga iwanyu ndakwica niyo mpamvu mbonye ndimo kumanuka afite ubwoba kuko mfite ubwoba ko ashobora no kuba yankurikiranye nayo mfite ubwoba ariko wayibana ntacyo bitwaye kuko ni ngombwa kuyiba ko ni video barakubonye ngomba kuyiba ntabwo nabahereza iriya video ntabwo nayibahereza ntinyibahereza se numva naravunikiye gusa ikibazo murashobora byago sibyo aho baye video utaza kubikurikirana nose urumva nimbahereza iyi video kandi nshaka kutangaza isi yose ikayibona urumva byagiye ni byiza nibyo koko ariko hari uburyo twabikoramo kugira ngo bike mu muco mwiza sibyo ushaka kubaha video n'ubundi ntabwo bigarukiye aho ngaho ubundi babonye kuguhiga sibyo siko numvishe ngo avuye mu gipolisi yanakivuye ahubwo ni byiza akoze cyane imana yamfashe turahura iriya video ngiye kuyiguhereza mfashe noneho kuyishyira hanze isi yose imenye ibintu bakora barani ibyihebe bangiriza abana b'abakobwa bakangiriza isi yose muri rusange nk'umuntu wabaye umupolisi uzi process byacamo no hanyuma tukabatabaza abantu bose bakamenya ibintu bakora nibyo byagenda kose niyo wabaha video sibyo iteka n'iteka bazamenya yuko hari iyo kopi kandi iyo kopi bazaza kuyikubaza waba warayikoze waba utarayikoze ahubwo ibyiza wowe bahe video sibyo numara kubaha video ubahamagare ahantu muhurira uyibahereza numara kuyibahereza ngiye ibintu bindi kintu nzabyikorera aho ngaho ngenda ndi hafi yawe tubona uko tumufata sibyo warakoze cyane niba yemeye kumufasha kandi izera ko uzamfasha neza cyangwa se ufite n'ikibazo wayamba no kuri phone ukampa kopi yayo ntareba guhereza nimero yanjye kukwandikira WhatsApp noneho ubyije kandi wamfashije cyane warakoze cyane uze kwishyira kuri phone ikindi kandi rero nakubwira sibyo urekera wakongera kubakurikira kuko nubakunda kubakurikira bazakugirira nabi
sibyo ntabwo nzongera kubakurikira. aho uzajya ukora ibintu asizemo ubwenge kuko ushobora kubakurikira batagufata umwe mu muryango wawe cyangwa se inshuti yawe akabasha kubigenderamo sibyo turabyumvikanye Sawa, murakoze fani. Nta Umunsi kibazo. mwiza. sawa reka ye ndi kubona rero waraje warigize ukuntu ubwo uraje nyine umurere urabona wowe wandera ngiye nta mbaraga gifite zo kurera umuntu waraje wigira indayi uragiye uje mu mitungo yanjye tu imitungo yawe birashoboka imitungo yanjye imitungo yanjye imitungo yawe kano kanya ugize imitungo kano kanya uje imitungo ni iyanjye iyo umugabo wanjye yansigiye warohoshye uragenda none ngo imitungo yawe ubu muzehe waramwishyura muhamba none ushaka imitungo umva nkubwire ikintu kimwe utazi ikintu kinzanye aha ngaha nje kurinda imitungo ya papa ntabwo twiteye kujya amasekwini ubu ngubu imitungo ni iyanjye yawe yasizemo yawe umugore we nta papa yagusigiye niho nande madamu we nta mitungo ufite ndagira ngo mbikumenyeshe ubu ngubu ndaje tugiye guhangana nyereka umwana yagusigiye byose rero ayo makuru hari n'andi makuru yaciyeho avuga ko bose harimo gushaka umuntu ufata abubu yamara kumufata yamwica yamuzana ari muzima ewana akagukomenera wari uzi se n'ikindi wakintu none umuntu uzafata uriya murezi ngo ni abuba wakintu urukumva azahita bose azahita amuhereza miliyoni z'amanyarwanda wakintu miliyoni 5 zose z'amanyarwanda ayo ngomba kuyarya ayo ngomba kuyarya ntabwo yaciye tubiganiraho nawe Thank you.